Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje. Uwiteka bishimire, reka amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose. Uyu munsi nishimiye yuko twongera tuganira na bene data. Nifuza kuganira n'abantu babiri. Bamwe ni bene data bigisha ijambo ry'Imana, abandi ni bene data b'abahanuzi cyangwa se ababikora byombi icyarimwe. Dusubiye inyuma gatoya, Yesu Kristo yaje muri iyi si, aravuka, arakura, kugeza naho yatangiye kwigisha. Ibintu byose yakoze, hari abantu batigeze bamwemera, ndetse arinda apfa batamwemera, arinda amanikwa ku musaraba. Gusa haje kuza igisambo kimwe kiramubwira kiti, ngewe ibyo nzira ndabizi, wowe urazira ubusa rwose, nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Gihita kibe kimwe, kiramwemeye kandi gihita kibona kibabarirwa gutyo. Ariko rero dukomeza kureba inkuru z'intumwa zigiye kuri Yesu, dukomeza kubona uburyo yazisigiye ubutumwa, aziha umwuka wera. Tubona uko zakoze, tubona uko zarenganyijwe, tubona uko zatotejwe, tubona uko ibibi byose byazibayeho zizira Yesu. Abigishwa bazize Yesu inshuro nyinshi. Tubona ndetse nuko abenshi bagiye bapfa, banapfa nabi bazira Yesu. Ariko muri bo nta n'umwe wigeze anenga undi, cyangwa se ngo avuga ati uriya ari gukora nabi, cyangwa se ngo avuga ati uriya ntago akorera Yesu nk'uko yabivuze. Nta nkuru nk'izo ngizo njya mbona. Ahubwo babatahirizaga umugozi umwe, bagasangira byose, mbese bakagira umwete, bakagira umurava, bagakora bashaka kuvuga ubutumwa bwiza Yesu yabasigiye, ndetse na Mwuka Wera akabibafashamo. Bakabwirizwa, abantu bagakizwa, ibitangaza bikaba, impumyi zigahumuka, abaremaye bagahaguruka, abarwaye indwara zabuze umuti bagakira, imirimo igakorwa. Birantangaza rero muri iyi minsi iyo natwe twitwa ko twavuye kuri abo bigishwa, kuko ubutumwa bwiza twahawe ni nk'ubwo ngubwo, ntabwo bwigeze buhinduka. Ariko tukaba turimo muri iyi minsi dusubiranamo, buri wese ashaka kugaragaza ko ari we uvuga ubutumwa bwa Yesu, akagaragaza ko undi adakorera Yesu. Birababaje kuko ntago twaba turimo dushondana gutya, turimo tureba uzamutse wese tukavuga ngo oya, uyu nguyu afite imbaraga, yavanye aha, ari gukoresha ibingibi. Rwose biri gutuma dutukisha izina ry'Imana, kandi natwe tukanyuzwa mu ijisho. Ndetse ibi bituma icyizere bari bafitiye, abadukurikira bari badufitiye, kigenda kiyoyoka, kugeraho banavuga bati nta muntu ugikorera Imana uhari. Bakanavuga bati ndetse ahubwo abantu bose babaye abesikoro, abantu bose barimo kwishakira indonke. Mbese umuntu uhagurutse avuga ijambo ry'Imana, nicyo abantu benshi bari guhita bamuvugaho. Ibi rero biratukisha izina ry'Imana, kandi ibi biragaragaza yuko ntacyo twigiye ku batubanjirije. Ese bigume gutya? Ese biterwa n'iki? Akenshi njyewe wenda singiye guca iteka, ariko mbona buri wese arimo arakurura yishyira, buri wese arimo arashaka kurwana ku nyungu ze. Kandi iyo byagenze gutyo, ubwo ubutumwa nyirizina buba bwatakaye. Iyo washatse inyungu zawe, ugashaka kwerekana ko ari wowe ukora neza, ugashaka kwerekana ko undi wese arimo gukorera undi atari gukorera wowe ukorera, biba byarangiye, uba bataye ubutumwa. Nubwo hari barimo kuvuga ngo bari gushyira hanze ibyo abandi batinye kuvuga, ariko ntago ubwami bwitera butera imbere. Niba uri gukorera Yesu, hakaba n'undi uri kuvuga ko akorera Yesu, ese nimurwana, uwo nguwo mukorera mwese muri kuvuga muzamugeraho? Ese abo mushaka kumugezaho bazaza koko?
Iki ni ikibazo turi kwibaza muri iyi minsi. Hanyuma hakaza abahanuzi, aho buri muhanuzi wese muri iyi minsi ari guhaguruka akavuga yuko ibyo ahanuye bigiye kuba, ibyo ahanuye byanze bikunze bibaye, ko rwose abantu bagomba kugira gutya bakagira gutya, akaberekeza ku murongo ashaka, ndetse akavuga yuko ubuhanuzi bubaye ndetse busohoye muri aka kanya. N'abahaguruka bakemeza bati kanaka arapfuye, kanaka uyu nguyu ibyo yakoze dore biramugarutse, dore iki kimubayeho, dore ni ukubera ibi, ni ukubera ibi. Ndetse hakaba n'abandi baza bakavuga bati naraye mvuganye n'Imana imbwira yuko umukozi w'Imana uyu n'uyu n'uyu, akanerura akabivuga ati umukozi w'Imana kanaka natagira gutya arapfa, natagira gutya ibimubaho ntimuzambaze. Nkibaza ntese ubu buhanuzi, kera yego umuhanuzi yaravugaga ati mpagaritse imvura igahagarara, ariko ntago yikubitaga ku gatuza ngo avuga ati njyewe nimutagira gutya ndayihagaritse. Yaravugaga ati ndayihagarika iminsi iyi ngiyi kugira ngo mumenye yuko Imana muri kwanga, Imana mwahakanye ari Imana iruta ibigirwamana murimo musenga. Nta muhanuzi nigeze numva avuga ati njyewe ni njyewe uvuga ibiri byo, njyewe ni njyewe uvuga ibi, njyewe ndahanuye mvuga ngo kanaka arapfa natagira gutya. Ibyo niko turimo kubona muri iyi minsi. Ese niko byakagombye kumera? Njye mpamya yuko umuhanuzi w'Imana yagakwiye gukora koko nk'umuntu watumwe n'Imana, kuko burya Imana niyo igiye guha umuntu impano y'ubuhanuzi ijyana n'iy'ubwenge, ndetse iyo mpano nyiri kwihabwa niwe uyigenga. Impano ya gihanuzi igengwa n'umuhanuzi, akamenya ibyo ari buvuge mu ruhame, akamenya ibyo atavuga, akamenya ibyo ari buceceke ndetse agasengera ntibizanasohoke, akamenya ibyo atazanavuga ndetse bikazarenda bisohora atabivuze kubera yuko bitari ngombwa kubivuga. Nkibaza ntese niba ari uko bimeze, ubuhanuzi bwose ni ngombwa ngo buhaguruke bujye kuri social media buvugwe, umuntu kanaka arapfuye, umuntu hakurya iri hagiye kuba iki, mu kwezi uku n'uku hagiye kuba iki, itorero n'iri rirasenyutse, harakurikira hiri. Ese koko ubu nibwo buhanuzi Imana, iyi niyo mpano Imana itanga? Maze iminsi mbyibazaho nkumva harimo ikibazo kandi kiri guterwa n'abantu biyitirira ibyo bakora. Ntago nshidikanya yuko Imana ntago yaguha impano ngo ireke kuguha ubwenge bwo kuyikoresha, kuko burya iyo umuntu abaye umusirikare agakora ikosi cyangwa se agakora imyitozo, akazagera igihe bamwambika amapeti, akazagera igihe bamuha ibikoresho bya gisirikare, aba yafashe koko imyitozo n'ubwenge bwo kujera bya bikoresho bamuhaye, birimo imbunda, birimo n'ibindi byose abasirikare bakoresha muzi. Ntago rero umusirikare ajya agenda n'imbunda mu ntoki ngo agenda avuga ngo uyu nguyu natagira gutya ejo ndamurashe. Murabizi yuko ubu ngubu nshobora gufata iyi mbunda nkabarasa mwese muri aka kagari. Bya byose ndumva nta musirikare wari wabaho gutya, wari wakora ibyo ngibyo, kereka hariya mu ibiyobyabwenge. Nkibaza rero niba abahanuzi nabo, niba Imana yarabahaye impano koko, ese yabimye ubwenge bwo gukoresha izo mpano? Reka twibaze kandi twinenge abitwa abakozi b'Imana, tugire ubwenge mu byo dukora kandi tumenye yuko turi gutahiriza umugozi umwe. Twese niba twitwa abakristo, niryo zina duhuriraho, turimo turamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ibyo turi gukora byose, byaba guhanura, byaba kwigisha, byaba kubatiza, byaba impano ikiza abarwayi, byaba byose turabikora kugira ngo Kristo yamamare, turabikora kugira ngo izina ry'Imana rishyirwe hejuru.
ntago numva rero aka gapingane, ntago numva ko twakagombye gupingana, ntago numva ko twakagombye gusenyana, ntago numva yuko twakagombye kuvuga yuko runaka agiye kujya ahangaha habi ejo, ntago numva yuko twakagombye gutegana iminsi. Ntago byagakwiye mu bana b'Imana, mu bakozi b'Imana Imana yihamagariye. Ntago kandi twakagombye gushyiramo ibikangisho cyangwa se ngo dushyiremo ibikabyo byinshi ngo ahari wenda twemerwe. Oya, uwemerwa n'Imana, uwemerwa ni Kristo, kuko niwe wadutumye. Twebwe turi imiyoboro inyuzwamo ibyo yadutumye. Muhanuzi rero, shaka imbaraga zo kugenga umwuka wawe, shaka imbaraga zo kuzamura icyubahiro cya Data wagutumye, aho kugira ngo ushake kuzamura icyubahiro cyawe, kuzamura nk'aho ari wowe urimo gukora ibyo byose uri kuvuga. Muvugabutumwa nawe, reka uvuge ubutumwa bwa Yesu Kristo, ushakishe benshi baza bagakizwa, aho kugira ngo uvuge ubutumwa uhangana n'abandi muri kumwe mu murimo. Uvuge ubutumwa urimo gusa nk'aho uvuga ko ari wowe ufite iby'ukuri, abandi badafite iby'ukuri. Uwiteka rero reka abaho ubwenge, iri teka reka aduhe gukomeza kuzamura icyubahiro cye, aho kugira ngo dukurikirane inyungu zacu twibagirwe izo wadutumye. Mana, ndagushimiye kubwira ijambo, urakoze, ugira neza, watugabiye umurimo wawe. Ndakwinginze kugira ngo utwongere ubwenge. Utanga ubwenge mu bantu bawe, utanga ubwenge mu bigisha, utanga ubwenge mu bashumba, utanga ubwenge mu bahanuzi, utanga ubwenge ndetse no muri aba ngaba bakivuka, kugira ngo bakoreshe impano wabahaye neza, hanyuma zizamure icyubahiro cyawe kandi zizane benshi mu guhindukira, bava mu byaha bagana inzira y'ubugingo buhoraho. Ndakwinginze kandi Mwami, kugira ngo ugirire neza abakwiyitirira bose barimo banduza umurimo wawe, nabo bahinduke baba abakozi bazima kandi bagukorere baguhesha icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu mbigusabye, amen. Ngaho rero reka dukomeze dukande subscribe, hanyuma inyigisho zitugereho ku gihe, kandi dukomeze dusakaze izi nyigisho, dusakaze ibitekerezo byose byubaka kandi bizamura ubwami bw'Imana. Ikirenzeho kandi dukomeze twunga ubumwe nk'itorero rya Kristo, mu izina rya Yesu, amen.